Mani, ibi bintu by'impano byawe byatangiye ute? Umwaka warashiraga nkongera nkamenya kamwe. None si kuriya uba uri kwigoronzora mu nda nta kibazo uba ufite mu nda buriya? Oya, ntacyo. Ntacyo? Nta n'uburwayi burimo. Njye nagize buriya ni nk'uburwayi cyangwa akaba ari nk'ikintu cy'igisimba kiri mu nda. Nta kuntu wakwigoronzora kuriya cyangwa mu nda nta magufwa arimo. Ndayafite amagufwa n'inyama ndayifite. Amagufwa n'inyama byose ukigoronzora kuriya? Eh. Reba nk'ariya wari ukwigoronzora inda iri kubyi hajya ngo ibintu sinaga ari uburwayi buriya. Mu gihe agenda bya bindi byinshi. Buri ibyo mu nda nta kibazo bigira? Oya. Njye ngira ibyo mu nda buriya biba bifite nk'ikibazo. Oya. Nosi turiya dutoki buriya ntitwavunitse? Oya. Njye ntabikoze biranga kabisa. Nosi hariya mu zosi yari ari gutebera. Hariya byawe biri kugendwa n'iki? Shaka uriya nako ni umwaka washiraga buri gihe. Buriya hari nahita amenya kandi. Hari igihe rero biriya bintu bizagufasha bikakuzamura. Biriya ni impano mu yindi. Urakoze kuba wakoranye ikiganiro na Ifatizo TV.